Byambabaza cyane njye nawe tudasazanye nk'uko twabyiyemeje, kuko hari benshi bagerageje guhiga umuhigo wo kubona turi mu gahinda n'amarira menshi, ngaho gatanya za buri munsi, bifuza kubona umubano wacu ugurutswa n'umuyaga, umwe ashinjwa byinshi ku bakobwa yashukishaga ikamba rya Miss Rwanda ngo baryamane, none ahorana imanza mu nkiko ashinjwa, undi nta bigwi afite nka Nyampinga w'u Rwanda. Mbese ni byinshi byatuvuzweho ariko ntawe duteze kujya. Byari ku mugoroba wo kuwa mbere Nzeri muri 2023, ni ibirori by'ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid ndetse n'umukunzi we Iradukunda Elsa, Nyampinga w'u Rwanda 2017. Byari byabereye mu Ntare Arena muri Kabuga mu karere ka Gasabo, wari umugoroba wo gusezerana imbere y'Imana ndetse ku gusangira ku batumiwe mu birori byabereye muri Intare Arena i Rusororo. Muri ubu bukwe Miss Iradukunda Elsa yafashe umwanya anaga indabyo ku bakobwa bari batashye ubukwe bwe ngo arebe ukwiriye gukurikira kuva mu rungano. Ni indabyo abakobwa bose baba bifuza gusama, bigahita bica amarenga ko uzisamye ariwe uzakurikiraho gukora ubukwe. Izi ndabyo zasamwe na Miss Iradukunda Liliane, Nyampinga w'u Rwanda 2018, umukobwa umwe mu bari batashye ibyo birori. Akizisama yahise yerekeza ahari yicaye umusore bakundana, abari mu bukwe bose babahundagazaho amashyi. Akandi gashya kabereye muri ibyo birori kandi, ubwo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid na Iradukunda Elsa bari bavuye guhindura imyenda, Prince Kid yatunguranye ahita ajya ku buhanga bw'ibyuma, atangira kuvanga imiziki, acurangira umugore we n'abashyitsi, biba ibindi birori. Mu minota nka 15 Prince Kid yari amaze acurangira abitabiriye ubu bukwe, ni kimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ibi birori, byanyuze benshi mu babyitabiriye. Umuziki warabyinwe karahava, Prince Kid yambaye umwambaro wa DJ, asimbura by'akanya gato DJ Ira wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Prince Kid atangira gucuranga indirimbo zitandukanye, ari nako umukunzi we azibyina kandi yizihiwe cyane. Aha yacurangaga indirimbo nka Ambassadeur y'umuhanzi Daju n'izindi zitandukanye. Ubwo yarasabwe kuvuga ijambo mu bukwe bwe, Prince Kid wari wasazwe n'ibyishimo yananiwe kuvuga icyo akora, ashimira buri umwe wari watashye ubukwe bwe. Ubwo ubukwe bwaganaga ku musozo, Prince Kid yahawe igeragezwa ryashoboraga gusiga inkuru iyo aza kuritsindwa. Icyakora yararitsinze, birushaho kuryoshya ibirori. Igeragezwa yahawe yapfutswe mu maso, barangije bahamagara abakobwa benshi bari batashye ubwo bukwe. Buri mukobwa akamuca imbere bagahana ibiganza kugira ngo avumbure umufasha we. Uyu mugabo yahakanye abakobwa bose kugeza ubwo ageze ku mufasha we, ahita yemeza ko ari we mu gihe akimufashe mu biganza. Ibyishimo byasaze abari buzuye mu cyumba cya sale cyabereyemo ubwo bukwe. Ndakwibutsa ariko gukanda subscribe na like kugira ngo ujye ukurikirana inkuru nk'izi aho waba uri hose kandi mu buryo bukoroheye. Muri kumwe nanjye Sugira Bertrand muri iki kiganiro, muhawe ikaze. Mbere yuko ibi birori biba ariko, ubusanzwe Prince Kid yari umuyobozi mukuru mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2014. Ni amakuru menshi yagiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga atandukanye za bamwe na bamwe, yavugaga ko kugira ngo ujye mu mwanya runaka uri umukobwa, urugero nko muri bootcamp, mu 10 ba mbere n'iyindi myanya, ari uko wabanzaga kuryamana n'uyu Prince Kid. Mu iperereza ryakozwe hagaragaye ko 55% ry'abakobwa begukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ari uko wabaga babanje kuryamana n'uyu mugabo. Ngo byaje gufata indi ntera ku buryo noneho mu irushanwa hatangiye kujya hoherezwamo bamwe gahunda atari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ahubwo binjiyemo gukora iperereza kugira ngo bamenye neza ese ninde ukora ibihabanye n'amategeko. Ibi byagurumanije umuriro cyane ku wa 17 Gashyantare 2022, ubwo umunyamakuru Byansi Meka yandikaga kuri Twitter avuga ko hari amakuru mabi y'ibibera muri Miss Rwanda atajya atangazwa. Icyo gihe yagize ati, hari inkuru itajivugwa kuri Miss Rwanda. Iyi ni inkuru mbi ndetse abantu benshi bashobora kutabyemera. Ni inkuru igihugu n'isi bikeneye kumenya.
Ubu butumwa bwaje busanga ubwa Rukundo Patrick uzwi nka Paticop wari wanditse ku rukuta rwe agaragaza ko atagikorana na Miss Rwanda ndetse yiteguye gushyira hanze ukuri kose kw'ihohoterwa rishingiye ku mubiri rikorerwa abakobwa mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ubu butumwa bw'aba bombi bwakuruye impaka, bamwe batangira kubashinja ko bashaka guhindanya isura ya Miss Rwanda, cyane ko urugendo rwo gushaka abakobwa bari guhatana mu mwaka wa 2022 rwari rurimbanije, mu gihe abandi bagaragaza ko niba hari icyo bazi bakwiriye kukivuga bigatabara ubuzima bwa benshi. Izi mpaka zongeye kubyuka ku wa kabiri nyuma y'amasaha make bitangajwe ko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi. Nubwo imikorere y'iki cyaha yari itarashyirwa ahagaragara, bamwe bavugaga ko kugira ngo umukobwa agere kure mu irushanwa cyangwa se yegukane rimwe mu makamba atangwa mu irushanwa asabwa ruswa yo kuryamana cyangwa se hakazamo ikimenyane mu bundi buryo. Uyu Prince Kid niwe watangiranye n'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2014 na sosiyete yashinze yitwa Rwanda Inspiration Backup kugeza mu mwaka wa 2021. Ku wa kabiri tariki 27 Mata mu mwaka wa 2022 nibwo Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri yakoreraga abakobwa babaga bitabiriye iri rushanwa mu bihe bigiye bitandukanye. Nyuma y'ibi mu iperereza ibintu byakomeje kuba amayobera kuko nta kimenyetso gifatika bigeze babona. Gusa n'ubundi iperereza ryaje gukomeza Prince Kid agifunze ndetse aza no kuganwa mu iburanisha ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu Kagarama, akatirwa imyaka 5 muri gereza nkuru y'u Rwanda i Mageragere. Gusa nyuma yaho yaje kujurira aratsinda ku mezi 3 ahita agirwa umwere. Nyuma y'ibi kandi inkuru yaje kuba imbyibushya-magambo, ari naho benshi bavuga ko ibi ari kimwe mu byatumye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda risenyuka kuva mu mwaka wa 2022. Gusa ku ruhande rwa bamwe na bamwe bavugaga ko ibi bitagakwiye gutuma ibyishimo by'abaturagihugu bitagakwiye guterwa utwatsi, ngaho kugira ngo ibirori bihagarare hahindurwa abayobozi mu bundi buryo. Iri fungwa kandi rya Prince Kid wari ukurikiranyweho ihohoterwa rishingiye ku mubiri, Nyampinga wa 2017 Iradukunda Elisa nawe yaje kubigenderamo. Byagenze gute rero? Ku itariki ya 8 Gicurasi 2022 ubwo Miss Elisa yatabwaga muri yombi n'inzego z'umutekano RIB, ngo yagaragaye ahimba inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza mu rwego rwo gushakira umugabo we ubutabera Prince Kid. Ubwo Nyampinga w'u Rwanda 2017 Iradukunda Elisa yatabwaga muri yombi, hari hanamaze igihe havugwa ku by'umubano basanzwe bafitanye, ngo ndetse uyu Prince Kid yanafunzwe umushinga wo kubana bari bawugeze kure nk'umugore n'umugabo. Aha byavuzwe ko ibyo Elisa yakoraga byose byari bigamije kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiancé Prince Kid. Gusa bidatinze kuri tariki 25 Gicurasi 2022 Miss Elisa wari ufunze yaje kurekurwa n'inzego ku itegeko ry'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Kagarama ko arekurwa by'agateganyo, gusa agakomeza gucungishwa ijisho n'inzego. Nyuma yo kugirwa bere n'urukiko, aba bombi Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid na Miss 2017 Iradukunda Elisa bongeye kugaragara mu bitaramo bitandukanye birimo Kigali Fiesta n'ibindi. Prince Kid na Miss Iradukunda Elisa bagaragaye bari kumwe n'inshuti zabo mu gitaramo cya Kigali Fiesta kigeze kubera muri Beka Arena mu Kuboza 2022. Aba bombi Kid na Miss Elisa bari bahawe ibyicaro biri mu myanya y'icyubahiro, aho biba bigoye kubafatira ifoto cyangwa se amashusho cyane ko baba bakingirijwe n'ibirahure. Icyakora ngo uko umuziki wazamukaga niko nabo bikozaga ibicu bakabyina, ibyatumye abanyamakuru batangira kubatungaho kamera. Prince Kid na Miss Iradukunda Elisa ni amazina byagorana ko muri iyi minsi bwakira atagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga. Kandi koko inkuru irivugira, cyane ko na mbere y'uko babana hari n'abagiye basaba uyu musore guhita rushingana n'uyu Miss Elisa kuko yamurwaniye ishyaka mu gihe yari ari mu bibazo.
Abavuga ibi babishingira ku nkuru zavuzwe ubwo Prince Kid yari agitabwa muri yombi, hakaba haragiye hanze amakuru yahamyaga ko uyu mukobwa yakubise hirya no hino ngo amushakire abatangabuhamya bamushinjura ndetse bakanaboneka. Ari nabyo byatumye Miss Iradukunda Elsa aza gutabwa muri yombi, nyuma yaho akaza kongera kurekurwa. Ibi iyo byongeragaho ku bakunzi babo ndetse n'abandi babakurikira ko habaga hari amakuru y'uko hagati yabo basanzwe bakundana, benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahitaga basaba Prince Kid kutazuyaza kwitura uyu mukobwa ineza yamugiriye, nawe agahamya urukundo rwabo n'uko bagomba kurushinga. Ni ibyifuzo bya benshi byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ubwo Prince Kid yafungurwaga nyuma yo kugirwa umwere. Muri ibyo birori kandi uretse Miss Iradukunda Elsa wari uri aho Prince Kid yari yicaye, hari kandi na Miss Iradukunda Liliane ndetse na Nimwiza Megane, bose begukanye amakamba ya Miss Rwanda, bakaba baranakoranye muri Rwanda Inspiration Backup. Amakuru ya vuba aha amaze iminsi ari gucicikana ku mbuga nuko aba bombi nyuma y'uko bakoze ubukwe na nyuma y'ibyo bagiye bakurikiranwaho n'inzego, nyuma bakaza kugirwa bere, nyuma y'ibyo byose baje kwerekeza mu mahanga, bakaba bataragaruka mu Rwanda na n'ubu. Andi makuru meza kandi akomeje kuvugwa nuko bashobora kuba bagiye kwibaruka imfura. Ni amakuru aturuka muri zimwe mu nshuti zabo za hafi. Amakuru ahari akomeza avuga ko ari igihe gito kibura ngo bibaruke. Urumva ko iby'amateka yabo ari nka filime ya Romeo na Juliette. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube, kanda subscribe ubundi ujye ubana natwe inkuru nk'izi zasohotse zijye zikugeraho mu ba mbere. Niba wishimiye n'iyi nkuru unayihe like, ujye no muri comment utubwire icyo wigiye kuri abo bombi, ndetse unatubwira izindi nkuru wifuza ko twazajya tugutegurira. Mwari kumwe nanjye Sugira Bertrand muri iki kiganiro, nawe ubutaha.